twatanze ntacyo kabisa. Imana ishimwe cyane.
ubitekerezeho kandi wongere utekereze igisi cyo gihe cyo kwiyandavuza ubwo ni igihe cyo gukorera umwami wacu. Iyo utamba hafi murengezi banaramanutse ngikuzimu wanyeretse kera yuko nkunda nta n'uyu musora binyeretse imigambi yawe imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Iyo utamba hafi murengezi banaramanutse ngikuzimu wemeye kuzakungwanirira kunesha kwawe murengezi imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Za mbaraga zose zarwanyaga waziribagiye igorogota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Birashoboka kandi umwami wacu yaraje araturwanirira. Imbaraga zari gutwishime hejuru, imbaraga zari kuduhindure, imbaraga zari kuba muri twebwe zikadukoresha iby'agahato, aremera asiga ubwiza mu ijuru araza kumvira njyewe nawe. Icyubahiro ni icye, kunesha no kwiwe umurengezi wacu. Nibutse aho wankuye ndeba naho ngejeje bituma zamura ishimwe ryawe mwami we. Nibutse aho wankuye ndeba naho ngejeje bituma zamura ishimwe icyubahiro ni icy'umwami wacu Yesu Kristo. Twimutse aho yadukuye muri iryo yararirimbye ngo nibutse iminsi ya kera nyiramburira amaboko ndebye imirimo ye muri icyo mvuga gusa nta mwana ndumigwa mfata umwanzuro wo kutazamureka. Ndakwifuriza kutazareka umwami wacu umufate kandi umukomeze. Imana ibahe umugisha cyane.